Teta gusabye ko muryamana mutarajya no mu murenge utaramujyana mu murenge mutananagira uti umukobwa kuko aravuga ese rukundo hari n'abakobwa basaba yuko mushobora guhavinga fan agusabye ko muryamana wabigifata mote ari we binsabye yego Teta akavuga ati my husband kuko mukundana biririyo akavuga ati njye umubiri runs I beg you duhure and then having fun akongeraho n'akantu kavuga ngo sinzabigira umuco n'ubu ngubu watura hasi da Ladies and gentlemen, hello. Nizere ko mumizi neza. It's your girl Tina Umuranga. Uyu munsi rero twagarutse muri cya kiganiro cyitwa Umuranga gica kuri Umuranga Family TV. Ubushize rero nari ndi kumwe hano n'abakobwa babiri, nari ndi kumwe n'umukobwa witwa Neri n'undi witwa Teta. Ahanga rero ndi kumwe n'umusore mwiza cyane wambaye neza usa neza ufunzemo muraho neza muraho umeze neza umeze neza cyane nameze merci merci aussi okay waje ku Muranga Family TV naje ku Muranga Family TV kweri cyo wahaje Muranga Family TV nabonye muhuza abakunzi abantu badafite aba boyfriend na girlfriend nanjye rero nisanze ndi muri abo ngabo hari ikiganiro merutse kureba vuba hangaha mwashyize kuri YouTube yego mbona hari umukobwa uhuje n'ibyumviro byanjye for sure bisengira amatsiko ko nakira abakobwa babiri beza bameze neza bari bambaye neza bateye neza ni umukobwa witwa Teta umukobwa w'inzobe usa neza Umuranga TV none ibintu biraryoshye Teta subari hehe ubuse ndamubona cyangwa ni ukuri ngomba kugenda mutanye Teta ndamushaka kereka niba wenda bari ukudufera oya ibintu byacu biriseriye nawe wabibonye ahubwo se Teta ni wakunze kuri icyo utahise monero ukahitamo Teta impamvu Teta nabonye ni umukobwa mwiza ugaragara neza kandi akunda gusenga yitwara neza afite imico myiza nyine afite indangagaciro muri make ibyo Teta yavuze nibyo yifuza ese waba uri muri ba basore bakunda physical appearance cyane ko Teta twakire ari umukobwa mwiza wenda gusa nko Metis wenda iyo nzobe wabonye cyangwa se iyo look wabonye akaba ariyo yagukuruye ese waba uri muri abasore bara physical appearance ntabwo ndi kumva neza ikintu ushatse kuvuga njye ntabwo ndeba physical appearance njyewe icyambere uburyo ibye mwamubajije uburyo yasubizaga abonaga ari umukobwa utuje ufite umuco ufite indangagaciro ku buryo nasanze ne physical appearance yahise nkura cyane kubera nyine nese mbona ko afite umutima mwiza umeze neza physical ubwo se ntabwo uri muri babasore bagererane hari umukobwa atambuka cyangwa afite ukuntu agaragara ati ako kino cyana nyijyanye ahantu twagira ifoto nziza akaba ari cyo wakurikiye ntabwo ari ikintu nakurikiye Teta agaragara neza Teta akunda gusenga ni umukobwa udasanzwe ntabwo asanzwe niyo mpamvu naje ku Muranga Family TV Muranga Family TV ni bisanzwe nabo barabizi none wowe uri muntu ki nawe watwibwira kugira ngo abadukurikiye ndetse na Teta naza kureba kino kiganiro aribe ko umuhungu yavuze yifuza ko ari we waje ubundi uri muntu ki twibwire ubusanzwe nitwa Niyonzima Lambert ego ndi umuhungu uraho utuje biragaragara n'uburyo avuga ahubwo nisingira ikibazo ndavuga ni ese ko Teta tuje nawe tuje ubwo muzarugubaka mwese mutuje akenshi nyine usanga mu rugo umugore arya bari shapu umugabo atuje nyine akenshi ntabwo bahuje karagiteri ni bwo mbere njye mbibonye ariko ngo Imana niyo yubaka urugo kandi ngo umugore wabuze umuranga cyangwa se umukobwa wabuze umuranga narongorwa uratuje yego wakomeza ukatubwira akara kanyuzemo ndatuje ndagusenga kandi nubaha abantu
yego cyane cyane wenda noneho niba ningira amahirwe nkajya mu muryango wo kwa teta ya urumva bizaba ari sawa cyane. umuryango wo kwa teta nawe yawuvuzeho avuga ko ari umuryango ukunda abantu ari abantu beza. Ese ko umuryango wo kwa teta umeze neza mwebwe mumeze muti? Kumera gute mu bijyanye n'iki? Umuryango wo kwa teta ugira urukundo, ugira urugwiro, n'abantu beza. Natwe nuko. Namwe nuko. Komeza tubwire ibikuranga. Ibindanga uramutse umbonye gutya physically. Nyine wenda nkora ibi nkunda ibi ntanga ibi iki this and this. Ko tutavuze yagize ibyo avuga akunda cyangwa yanga nawe turagira ngo utubwire. Mu ubuzima busanzwe nkunda umukobwa w'inzobe utuje utajagaraye. Ntabwo nkunda abakobwa nyine bagaragara nkaho ari amasireyi. Ikindi nkunda umukobwa uzi kuganira nabonye teta bishoboye. Bishoboye cyane twegera ikiganiro cyiza narishimye cyane. Nakirebye inshuro ebyiri. Oh my gosh. Mu ibyo nanga sinkunda umukobwa ugira agasuzuguro. Sinkunda umukobwa udasenga. Sinkunda umukobwa ntabwo nkunda abakobwa babyibushye. Mbona yuko kubera ko utabakunda kandi abakobwa babyibushye bameze neza cyane. Nkunda tayi ntoya. Ubundi kuri teta ameze ibyo nakunze. Yego. Ese Lambert mu buzima busanzwe ni umuntu ukunda iki? Tuve muri relationship, tuve mu by'umubano, tujye mu buzima busanzwe. Ese Lambert akunda iki? Lambert mu bijyanye n'imyidagaduro nkunda sinema. Nkakunda fashion. Na music. Watubwiye ko ukunda cinema, fashion and music. Ikiri hobby ni ikihe muri ibyo bitatu? Yego urabikunda na hobby yawe ariko igihe ikindi ni iki? Ni movie. Ese nusanga teta atazikunda bizagenda biti? Kandi teta cyane ko yavuze ko yifuza umusore uzajya wita ku muryango ndetse byaba ari ibyishimo bagize babonye umwanya nyuma y'akazi bakishimana. Ese usanze teta adakunda movie akazajya akubwira ati rero sheri ngewe nikundira agacupa, ati buriya nubwo navuze ko yarankunda gusenga atari ko rwose nkubwije kuri ngewe rwose sintamara iminsi 2 ninywereye ku gacupa, wabigenza ute? Buriya rero ikintu cya mbere iyo ugiye kubaka ufashe umwanzuro, yego umuntu ubusanze aba afite imico ye nawe ufite yawe. Rero bisaba yuko mwese muhuriza hamwe. Mudahurije hamwe ntabwo wakubaka. Uzanye imico yawe uvanye mu busore ukajyana mu rugo ukezana ku mugore ntabwo byavamo. Icyo gihe mujya inama. Twajya inama yaba atazikunda ubwo nkazihorera. Teta usanze yaratubeshya afite umwana abyaranye n'undi musore, nyuma none ukaza no kumenya ko uwo musore bajya banahura, tugenda gute? Ntabwo nabyihanganira. Wasenya Lambert, wasenya tubana biragoye. Kuki se yabarambeshye? Abantu nyine barabeshya. Hari n'ibintu byitwa karande. Wenda ntabwo bajyaho bakunda gusobanukirwa ibintu bya karande, ariko hari igihe bafite karande yo kubeshya. Noneho ugasanga muri iyo karande noneho harimo n'icyo kinyoma. Afite umwana ibyo nabyihanganira. Akanamuzana mu rugo tukamurera wow. Ariko ikintu nakwihanganira, ntabwo nakwihanganira kuba uwo mugabo babyaranye baba bagira akazajya nca inyuma. Urumva n'ubundi urugo rwawe rwubakiye ku musenyi. Ese nakora wamuganiriza ubundi bikarangira
ukareba ikibitera wenda kujya kuri uwo musore karangira. n'ubundi ntabwo twahita dutandukana ako kanya, twabanza tukaganira nkamenya se wayi ugenda wamburanye iki, uriya musore afite ikintu afite ngo nanjye nzagishake, niba nyine ari ikintu afite nashaka. Teta gusabye ko muryamana mutarajya no mu murenge, utaramujyana mu murenge, mutaranagira uti umukobwa kuko aravuga ese urukundo, hari n'abakobwa basaba yuko mushobora guhavinga fan, agusabye ko muryamana wabigifata mote? Ari we binsabye? Yego. Teta akavuga ati my husband kuko mukundana biririyo, akavuga ati njyewe umubiri uranze, I beg you duhure and then having fun. Akongeraho n'akantu kavuga ngo sinzabigira umuco n'ubu ngubu. Watura hasi da. Ramberi Teta umunsi yamubwiye ati having fun, turyamane, ngo Ramberi azatura hasi ngo azamufasha gukemura ikibazo, azamubomora azamubomora. Ramberi noneho wamaje kumubomora Teta cyangwa se mwahavinze fan, noneho Teta aratwise kandi ntabwo muri abana, noneho usanze Teta yaragukurikiyeho nk'amafaranga ufite, cyane kuri umuhungu w'igentiro mwiza cyane ufite n'amafaranga, ugasanga niyo yaragukurikiyeho. Ese uwo mwana byende biti? Kandi ubika ko Teta yarasanzwe afite undi mwana, umwana n'uwa kabiri, wamutwara ukazajya uhora ubomora temba. Ikintu nakora ndamutse menye ko yasamye, ntabwo namusaba yuko twabana, nyine tukabyihutisha. Atabikunze ubwo yansobanurira impamvu, nakumva yumvikana, numva nagwaza n'umugore utabishaka, n'ubundi umuzanye byagira. Erega nitwirengagize ko nakubwiye ngo usanze yarakubeshya akagukunda, niyo mpamvu akaba ariyo katagukunda, yaragukurikira amafaranga. Namubaza niba uwo mwana ashaka kumubyara, kuko yagiye ashaka ko ari gushaka nanone kumukuramo. Ibyo bintu uziko na leta ibihanira, umwana se bamukuramo batazakumva. Ubivuze ngo ashobora gufata umwana, hari abakobwa babikora, ariko leta ibafashe irabahana. Mwari umutegarugori w'u Rwanda, niba wagiye guhavinga fan cyangwa se kuryamana n'umusore bikarangira utwariyemo inda, emera uyibyare. Niyo byaba bikugoye emera uyibyare, kuko ushobora kuyikuramo ugapfa cyangwa ugahora n'ibindi bibazo. Twari tubikomoje ku kintu Ramberi avuze, kamubaza ati yabaza Teta ati ese waba ushaka kubyara cyangwa ni waba utabishaka wayikuramo. Ahangaha rero ni ku Muranga Family TV, turacyakomeje ikiganiro cyacu. Ramberi akubwiye ko ashaka kuyibyara, cyane yuko icyo cyaha leta iragihanira, ni icyaha kibi. Tubwira abanyarwandakazi ibyo bintu nimikabikore. Muhungu nimutenda wumva utari ready yo kubaka, ihangane musiragoringe, mujye muri ikijumba kimwe mugisangire n'umwana wanyu. Ramberi noneho nyuma uramwinginze niki murabanye, we wamubera umwana mwiza. Okay, wenda ngarika nkubaze ngo nize nshingano nk'umugabo wumva uzagira mu rugo, nize nshingano wumva ukwiye kuzagira mu rugo rwawe, cyane ibe bintu wumva bizajya bikuranga mu rugo rwawe? Ikintu kizanda inshingano za mbere nzagira no kwita ku muryango wanjye. Gute? Umuryango ukeneye ibyo kurya, ibiwubeshaho, byo kwambara, gutura ahantu heza. Cyambere nzita ku mugore wanjye, nta kintu azamburana nyifite, nzamuha buri kimwe cyose. Nite ku mwana wanjye, tumuzigamire igihe cyo kwiga nikigera, tujye mu mashuri meza ahenze. Ikindi nzajya mfasha umugore wanjye mu mirimo yo mu rugo. Ndumva uzaba umugabo mwiza. Sharambe ndumva atombe ko biragoye kubona ko umugabo ajya mu mirimo yindi isanzwe yo mu rugo. Akenshi abagabo benshi babumva yuko imirimo ari ya abagore cyangwa se abakobwa, ariko nyamara umugore wawe ashobora kurwara cyangwa ashobora kugira ikindi kibazo. Mugabo ukwiye kugira inshingano mu rugo zo kwita ku muryango ndetse n'uwo mwashakanye. Gerageza nawe umufashe muri utwo turimo, kuko umundi muryame kare kuko mubyukire mu kazi.
Dambe turacyakomeje muri cya kiganiro Umuranga TV twakakiriye nk'umukobwa nk'umuhungu washimye umukobwa wacu witwa Teta. Teta ni umukristo. Nanjye ndi umukristo. Nawe uri umukristo. Bivuze ngo imyemerere yanyu irahuye. Yego. Okay, mbega ibintu byiza ndabikunze cyane. Amafaranga cyangwa se ubukungu ni uruhe ruhare bigira mu rukundo rwawe? Ikintu ubukungu bugira bufasha mu rukundo nuko umugore wawe uba wamuhaye ikintu cyose akeneye, aba yariye, uba wamwambitse, uba wamwitayeho. Nyine nanone amafaranga ushaka kuyaha umugore gusa ntumwiteho, ukajya uva mu kazi ukaza ukamuhereza gusa, ukagenda akajya atera ibyo we mugabo nakubone. Rero amafaranga afasha, nyine icyo afasha mu rukundo ntabwo umugore wanjye afite imico yo kunca inyuma cyangwa se yo kugira gute, ntabwo yagenda kuko ibyo yaba akurikiye ku bandi bagabo ntaba mbimuha. Numva ari ikintu cyafasha. Gira ibyifuzo bitatu umbwira ukeneye kuri Teta, ushaka ko aba afite. Hari ibyo yavuze ariko hari n'ibyo wowe wifuza ariko Teta atigeze avuga. Bimbwire bitatu Teta hari abirebe, ndetse n'abakunzi b'Umuranga Family TV barebe Lambert ibyo akeneye kuri Teta twakiriye ubushize, ndetse uwo Teta ukaba wanamushimye. Teta nshaka, ndashaka Teta wubaha, wubaha umugabo we, akubaha famiye ye avukamo, akanubaha y'umugabo. Yego. Teta nshaka ni wa mugore uzasiga mu rugo, wenda ushaka kugira nk'akazi ukajya gukorera hanze y'igihugu, wa mugore uzafata inshingano igihe umugabo adahari. Akaba urifuza ko mu gihe udahari Teta afata inshingano z'urugo, ku buryo ushobora, wenda ni urugero, umwohereje amafaranga runaka, akamenya ngo aya mafaranga ndayakoresha iki. Macho agomba kuba macho enough. Byo ati ahangaha igikoni kiri kuva, ngomba gushaka umuntu nyine akagisana, adategereje ngo byose ni umugabo uzaza akabikora. Ariko ange ngiye msigira akantu ka confusion no gato, nihanganira nkavangemo. Nta kibazo. Kuki abahungu mukunda gukinira abakobwa mu nyungu zanyu zako kanya, ariko mutabafiteho intego y'ejo hazaza? Yego, kubera iki iyo mugiye gutereta mufata umukobwa wese mubonye, ndi kuvuga mu bahungu muri rusange ntabwo ndivuga wowe, noneho mwajya gushaka mugashaka abakobwa b'abanyabwenge nk'uri kumbwira, nk'uwo Teta uri kumbwira waje ku Muranga TV washimye, kubera iki? Impamvu ntabwo wakunda wazana umugore w'inkunda rubyino. Ni wa mugore nimuba mufite 5,000 azahita ategeka ati dusohoke, cyangwa se reka njye kwinywera agacupa. Ibyo 5,000 umwana akeneye kurya, mukeneye kurya, mwabifata mukabisangira mwese, ariko ashaka kubirya wenyine. Rero ntabwo ari byiza kuzana umukobwa ubona nyine nawe ubwe n'amafaranga yiwe abona arayangiza. Niba yangiza yandi y'umugabo se bizagenda. Bivuze ngo muze abahungu muzakomeza mudukenere mu nyungu zanyu, ariko nta gahunda mudufiteho. Ako kantu turakamenye, natwe turaje tubigeho mwabahungu mwe. Okay, Lambert. Amen. Ni ikihe kintu Teta ashobora gukora magata mushwana? Bya burundu cyangwa by'ako kanya? Bya burundu. Kavuga ati nubwo nagukuye ku Muranga Family TV kandi batanga abakobwa beza bafite umuco, bubaka urukundo rugakomera, ndetse bubaka n'umubano, bakubaka urugo rugakomera. Nubwo ntagukuye ariko ngiye kubyirengagiza nkore kuri Teta. Ni cyo kintu nukumbeshya no kunca inyuma.
kubekena ko guca inyuma. Ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza nari kumwe na Rampage ku Muranga Family TV, aho ubushize twakiriye umukobwa witwa Teta n'undi witwa Neri. Muri abo bakobwa bose rero Rampage gentleman handsome boy yarebye ahitamo Metisi Teta. Rero ubutaha tuzagaruka mu kiganiro twahuje Teta ndetse na Rampage turebe bogwani bimeze bite, ese barahuza, ese Teta arashima Rampage, ese nyuma yo Rampage yo guhura na Teta barahuza. Tuzagaruka muri iki kiganiro tubutaha. Mwebwe mukurikiye Umuranga Family TV, banyarwandakazi, aba diaspora namwe aho muri hirya no hino kwisi. Umuranga TV mbibibutse dutanga abakunzi abifuza kubaka umubano ukomeye cyangwa urukundo rukomeye, ndetse no kubaka ingo zikomeye, apana ingo z'umungu bizigena zishwana, ndetse namwe mwubatse ingo ariko zikuzubaka bikaba byarabananiye mugira ibibazo byinshi cyane. Ku Muranga Family TV twarabikemeye. Anikira iyo nimero iri hasi cyangwa uyihamagare cyangwa twandikiye muri comment, and then nawe uzaze tugihereze umukunzi. Wabona umukobwa, wabona umuhungu ukeneye umukunzi, ku Muranga Family TV turabikemura. It's your girl Tina, ubutanzagaruka mbazaniye Rampage ndetse na Teta.